mwereka we man skutanafata reba no kuri safe Oui, mwinjire. Bite? Yo papa. Kandi ngewe rero buriya mfata ibyemezo mbifashe. Zero mama w'umuganga utangiye kumuvuzira. Dr. Mark. Hi. Baramutse. Zanye amadosiye ngo yansinyire. Nkigize neza. Urabona atari bisanzwe? Ndebe iyo minwa ariko se. Urukundo bitwaye iki? Nga nibyo ariko mani nabonye gutereta n'umwana we. Ariko mani ibintu cyo kumubesha nese ubu hano uzamuzana muri geto. Asha umwana wanjye watwaye kimana. Mani geto icyumba kimwe ubura kubona twazayibamo gutyo. Nagutumye amazi. Babaje yaje ntabwo nzi ukuntu byagenze. Dr. Mariko. Hano. Abaturage bakoreye ibintu byoroheje ariko ntabwo agenda kubagwa. Ushaka ko turaharanira neza Hey baby. Extra urahageze se? How are you? I'm fine. Oh hug. Nagukumbuye pe. Ko watinze se? Mana yanjye nakumbuye cyane. Watinze se? Uzuriye n'umbe ni. Nawe wakabize. Shora narenze mana. Nagukumbuye n'umbe Man, fitness. Yeah. Meze neza. Yo, I'm good. Share ni karibu. Shora kuze cyane mana. Gusinyira. Mike. Kujana. Mike ufite ikihe kibazo? Skonje document. Ese Mike ngombwa twakorera mu mpande. Baby. Kandi musura. Man, nandari yawe ngado byatsa. Wanindiniye nawe rwose. Oya. Man, nageza nyine narageza ari nganda turumva. Saze mu mutiyaje yadaje. Numva nyine yo ndaburije tubonye ngira nyine utu. Bahagize ariko nadi. Muramumbese. Nagukumbuye. Kondusha se. Nagukumbuye byakandese. Nukuri. Kaze tugende tambibone. Ukuri nagukumbuye nakubere. 1 2 shabe buskari by'abandi. Hano ni muri office. No, ni kumwe no muganga gusinya amadosiye ni uraje Mike. ntabwo ushobora gusohoka kugereza hanze se basi. Nese kutanyita muri telefone. Telefone mu kazi gute? None se Mike. Telefone mu kazi gute? No, umuntu nta discipline. Mike. Ufite discipline wowe uza kwinjira mu muntu gutyo. Se Mike. Nagukumbuye nukuri. Kumara bimwe neza. Byatari. None. Yeah. Is It's fresh n'aburaga wotu. Nayi ndahasha abasista abantu bagiye. Ngiye uranje ngo bisanzwe. Basista. Cyangwa no babirukanye umwana. Ntabwo nabirukana umwana nabirukana. Ahera kutabataye. Agasho bagiyemo nuko ntabwo nabimu. Turumva nabirukana iwabo bro. Ngeze ngo bataye ibisheke da. Papi. None. Shampoo. Yeah. Kahuri sawa. Nitegereze. Ahubwo nshaka kuretusha show tuje duranye. Asena man, tusigaye uri tushobora ugize umushinga man. Ntabwo marezi ukomeza biragiye gushana kuko Imana byarashanje. Ndabona mba ntambaye ingofero se. Really? Bisere birashaka kandi ni mu bice mu byonyine. Uzikari byo.
iyo bagushyira tuba twashokora se mwana barasinyika ngira nubwo nanabyibukaga mwabyo urabinkorera mwana aricyo ntabwo base mwana bose urambagiza nanjye na Mike ariko nta nubwo ushobora no kubaho uriya ni muganga yarize ariko Mike mwese nanjye narize mfite amafaranga yanjye waramaze mu gihe udashoboye kwinjira ukomanze nta kintu bikumara iki ese Mike kuba ntakomanze nicyo kibazo ni ikibazo kandi ibi ngibi by'indutisha ibi ngibi Wait. Go out. Kumbe wanamubita. Sohoka hanze. Mike, ndasohotse ariko ndasohotse ari mu office. Andi magambo uzayavuga ikindi gihe go out. Ikintu ntabwo ari kidashaka mwana. Ubundi niwe wanjye. Kuri nyashise. Yashise naranute byaranze. Kareka mwana kwimo neza mwana. Kakatishije mwana. Ariko nanjye nyanze kureba style. Mani pano narayikoze. Shizeho like. Shizeho like. Uzi kureba utuntu tumbereye. Wakuru try by someone. Ukagishyira kuri Jede nyine ugatuma urasta. Babitekereje abanyabimbereye. Shyiramo tureko byajyamo. Nawe. Biri kuvamo se. Reka nze nkwereke mani. Kanze nkwereke mani sikutanafata. Reba hano kuri selfie. Shyiraho neza nyine. Ase washyize sawe noneho utagiye kuneza ntabwo bimbereye. Oya mani sikari kuguhinda umurasta mani. Ntabwo zimbera nuko isi byanjye. Halo? Aramutse. Aramutse neza mwa. Nzute. Nakomeze neza. Uri he? Nari mvuye kwa muganga nze kureba Mike. Oya. Ngwino mu rugo ngiye kujya mu misa. Ngwino ngiye mu misa. Ihute tuvugane. Kaje mureba. Sawa, ihute. Urabona telefone yanjye muri ugiye gushira. Bayicaginga ariko se nayicaginga ngiye gusenga. Ngomba kumuganiriza nkamwereka icyo gukora. Reka no kubona umugabo w'ibyohe. Presi doctor. Adakanura n'akazi. Nzabijyamo. Wanjye aranyumva. Fata murongo Imana umugore yazana namubiza kuwe. Se twarubanda mora. Namwemeza. Ariko ntizeye. Ase ko atinze. Ihute nawe izariro ya ntabwo sibya. Ndikureba gisibo. Kuba ni kiniki. Ashize iminsi nyine tutabona. Nawe. Subizi yatari. Yatari nyine ariko barabyanaguranye. Nese bwo nize gutemera. Muzima musanzwe ameze neza mwana. Cyahuraga ni wowe. Ahantu hose duzuye. Akurera nguhamagaye n'umugurano mvana mu rusako pe. Sige urara mu kabari. Oya ngeze ibintu byo kumara.
ibyo kunywa ntabwo mbiba mu mwana mani nimugoroba nyine waniye gutekerezaho pe no kukwibaza saa tanu wumva ukiri gusa kunywa ruriya saa tanu mani siko mbyutse mwana ese subiza ibintu by'amaririkisi n'iki mwana nyine hari uturirikisi twone nagiye gufata nyine tw'imizigo ntabwo ari muri studio w'imbere amuteringi yo please mani nabyumvishe uri ahantu hari abakobwa uri ahantu hari urusaku ase bebe amuteringi yo mani njye niyo ndyamye tu niyo ndyamye urumva niwo mba ntekereza mwana ibyo byo kumbwira studio niyo ndi kuvuga ngo la mani mba numva neranyije uri bireke nari bito honest anyemeze fresh n'intare ntabwo gutse reka tupfuye turabona nyine basista ntabwo banari mwana yes ariko nuka bazamenye nko kureba umuntu tunarebe n'ubwo asashe nganiye ntacya oya kuganya sasa sumundasi ndagukunda kubyo nari gukunda none ngo byanyabyo si ukunda gukunda nyine dukora agatrip nyine urumva nyine nkoreshe trip urumva zenguruka nyine kano ga forest kanyu urumva support that nyine hano ko twibereye indani ya parike tu tunagere hara muri kona turebe nyine aho bibera okay emba numva utangiye ko bikora neza ase kurengera kora neza se ase irete narebe ko nagiye kunyereza ra imeze bityo twumvira kamuhamagare kandi tuma nkererwa mbese karibu ma karibu ngwino harakingura karibu izere twicare hano imeze biteze ese wari umeruka mwana ariko ntabwo twaheruka ako cyagiye byari neza mwana sibyo sawa nari byari neza ejo numvise ari neza none si byiza byose ukareba byagenewe twakikujije ko na nyine ya parike tukaruka mu gihe ifasha rwanda asapfushije aya kapfushije oya mari se man none reka nakubwize n'ukuri amuteringi yo uzajya no mu ijuru na keza maze nuko uzajya mu ijuru bebe nawe none uragaga ijuru se niwe ujyana mu ijuru none uzi nkujyanye ara muri kona wewe ubuse reka nkubwire impamvu ijuru ugenda igera mwana cyagiye numva gutuzunga sikumva reba ne ase baretse tukajya mwana ngiye nko kwereka ijuru ko risa iwo sirari ngiye ijuru ndimanure urabona nyine urumva ibiboro byose bera mu mwuka umwuka wose ndabyumva sibyo wenda biba ari sawa ase bebe ngo unenda byagenda urire dukata tubana dasi rero yanjye se nabonye ukuntu imeze mwana ndakeka ikiburamo n'amakaro yonyine tu ariko none se rega nayibonye ku mafoto sindagira ngo ndebe uko imeze ikibura n'amakaro yonyine mwana bazi nyine right now name right now man njye nanahita nkujyana umurenge mwana none sinabura no kukunaga imirenge niba binarenze mwana ubu se cyagiye ko kwa ntayemo naguteye Mike arambutse mu banasi arambabaje cyane sema uburyo Mike mukunda Tarizi ese kutambira habaye icyo kibazo okay gusa birakenewe kabisa uzambwira gusa okay nta kibazo ngo tuzavugana uretse gato ndaje nguvugisha reka komera meze utese Dina
ndagukunda mwana wanjye sibyo kuva na kera uko byagenda kose Mike agomba gushaka ntabwo agiye kusanzanira ibikobwa ntazi habaye siki naramuri rego umuhungu wanjye ni dogiteri sinzi kumenya se kwa muganga ubwo se arumva ko napfa gushyingira umukobwa uri aho iwabo utamenya ejo bakatangira kuza kusabiriza bagira kandi njyewe rero ubu mfite gahunda wowe mu kazi ntabwo karasoza ndashaka ariko nagize ngo n'ibyo hano ariko rero mbere yo kugenda ikintu cyambabaje igiki nizi ko twari twavuganye yuko tumaze gusohoka after hari ibintu wavuze bya Dina birambabaje. si umukunzi wawe uzi kuki bikubabaza kandi mukundana umva Mubaraka sobanuriye neza uriya mukobwa nawe umukunda we nawe akamenya kandi njyewe rero buriya mfata ibyemezo mbifashe buriya apimye no kwihaguhatiriza agahatiriza nuko mbese nabuka ariko nawe jya ushyiramo akabara umuhamagare musure kenshi ugere hano mama ndagerageza ariko ibaze ko ubu ndabyutse bikanjyana kwa muganga ku kazi kuko atarakinyitaba kuri telefone uvuye kuri telefone ntabwo yitabaga ntabwo kwitaba ntabwo akimwitaba byibuze se nta wundi mukobwa wabuze ari guteka gusa ndamutse mufashe uwo tugenda unemo nkwereka ijuru ndimanure cyagiye suza ubwoba nari mfite mba nifitiye ubwoba si umva naricaye none nkorana ubwoba sinjye wabonye cyagiye sikora urakazanga ubwo ushatse kuvuga iki bebe we ariko nandukanye nabi mwana reka mubwize n'ukuri mwana sibyo cyagiye nyine wafite nyine ibintu nyine byo mu giturage urumva nyine udafata nyine ibintu by'imihanda tu ariko I'm telling you my girl she was cleaned already sure none umugejeje man mu cyumba cyanjye noneho nta nubwo uzakivamo ahubwo twinage nyine unananyereka ko asashe umunsi mwana ntabwo nusuze aso wapfushije asi ushaka niyahure se wiyahuzwa n'iki none reka mubwirisha bebe noneho man none imbaraga ziranagiye maze aso wantayemo mwana aso wantayemo kamwe ikamwe konyine mwana nta n'ibinarenze ubundi igihe ijuru ndimanure bari nyine mba nari numva nakiri nakwinga ntegereje ukuntu none se cyagiye wumvise ari ibintu gero biswa ngukunda mwana kandi umuntu akunda undi aramwizera nyine kubyo nta kwizera ariko nabi twinare cyo ngukundira se ewe bebi aramutse ahari karizere ko karamutse ntawe kandi niyo yahaberega yajya heza amunzanira mu rugo rwanjye ntabwo biri gusa telefone yawe utirinde ikindi nava ku kazi yasanga uri hano cyane rwose nzakubwiye kugenza hano buri munsi cyane ko dufite n'igikozi cy'ikirindagizi wajya uza ugasanga bamutereye igipasi mwana ntuteke ukanateka ukuntu nzi guteka reka nzi guteka ntacyo humura nzabibamo ariko nawe iyo umuhamagaje agatelefoni imwe akanga uhindura n'indi ugatira n'undi ukamuhamagara ntacyo n'ejo nzasura kumureba mu kazi yewe se ko nta yahora gushyingirwa umwana w'umucuruzi nkawe se nzicarana na se nyina tugasangira wisiki ndangiza ngo njye kwicarana nzoca karafu zindi yabanzaniye yaba ari kugusuzuma yaba ari kunsuzuma ntabwo byavamo humura ntacyo komeza umfashe nanjye nzajya ngerageza humura kandi ufite gahunda ko muri iyi wikendi itaha yo tuzatangira ejo kuwa mbere mfite gahunda ko hari ahantu tuzasohokera yewe nawe tukajya kuganira sinahabasanga se wambwira nanjye nkahabasanga
wenda nkaza oya uzi ukuntu bimeze se tuzapanga nkubwire hoteli tuzicaramo nkubwire n'aho tuzaba twicaye noneho muri mbona ikiganiro kigeze hagati kubite ka mesaje kuri rwose mama wabafasha wabwire neza sibyo kubite ka mesaje uyizire nk'utembera ndangiza kutemuka dore dini kanze muhamagara ze dusangire uzabigize neza nzaza umura nzaku Yes, Piro. ashimije bite Utasiwachi. wani Ubu nari muri za muza wachi. Nawe Je bahereye uri kura harya wigize tupaka sha. yo pila Koze bravo. Yeye. Kane bonese. je ugo mwana byara nantwaye Neska kadanje ngo karihema. ntuze sima cyagiye Cyane guhiga bitu cyane guhiga. none sari kizi akora man Okay. biba byaragoranye ko mbarabura se muze mbate mu mizigo yanjye mugakatira Oya njye mfite akazi kenshi papa. ashubundi ko mbona agakweto agashyize ku micora abana ra Oui, mwinjire. bite Yo, papa. Yo. De. Makuru. neza Umeze ute? turaho Umeze neza. mwana wa makuru ya Umeze dodo umeze ute? urakomeye komera cyane Ndabona na cyacu amakije man. unavuye kugikuba sha wabiretse Kakabongo gute sima? ibintu biri kwanga sha Uzanye akantu se? akantu umuhanda byanze ako magenda ko nuri muzage man wendaga jemo nangutamo nguze mu kubite mu ibintu maji byanze bani ngo bimeze bitese Niba neza man. wendaga sike bajyamo banje no bramba numfutana kandagira mu birenge mane gute si mane Irambika ku gatebe kigema. mane umva ko mane ndashonje mane usonza se ayo turabyishimiye wasanga mutapize mane bakuru bawe bagiye he Riri. Dadi yaje manje. Oh, papa. iri ni mwana amakuru ya Amakuru ni meza. murakomeye Turaho. kubona mumaze kuba inkumi ntako mutagize gupiga se ko aho wagendeye wazanye angahe man Pira yigize ukuntu man. Je mfite urugendo bya tare urumva. Ariko papa nabwe ngatume yigize icego man. none reba nk'ejo natanze iposho ni uyu munsi ase mwaje nose karo ufite ikinyabiziga nitwe tugifite man Nani nanjye mujye muza bahereze vasi man namwe mugwemo babahereza amabiti murare amabiti man amabiti si niyo umuntu yarya mane ase nufata man umva nk'akavasi aya mane gashyashya ibyo bintu buri kuza Pereza afite gahunda yo kurekura umuzigo. Amafaranga arayamaze man. amafaranga Ejo bundi bamukubise sente sinamenye niyo yazinyujije. ahubwo Ejo ejo bundi uyu hajya ejo bundi si wowe watanze guhaha nanjye ejo nago umugoroba sinashije ibintu. mane none pita none dore ase wende man none iboro byo kugira ngo turabahura reka mbarabure man sibyo je bino iboro mba nkora je bizanteza mane none se bidufite Mbese igihe wahereye ngo uzakora za shuti man I'm telling you bro umva rero nje nayo napaze ndaje mbagure n'agakankari none mujya kugenda n'umugatwikire man ahubwo ni ukwirirwa ariko benshi abakobwa b'abandi je buriya ugasubira kureba man umukobwa mpita nibuka sibyo umukobwa ikintu cyabaye byataye uziko hari nyine kuri kaza yakoraga hano haruguru kwa Kigali urumva muri ka restaurant yacomagamo ejo bundi bambwiye ko bamukubise ibihumbi 100 vugisha ukuri mbabaje ni ukuntu aje hano urumva kenshi zaje yazitwaye yazanye yuzuye itaka urumva rahira susanze umbwira ngo nari abayanyambari umva se urumva ejo naje ndi uranyibukije avuye kureba kaka baby man Kushwana mutya. Ambeshira. Sheri wese Umwana wawe sheri babyariye yaratubyaye ariko papa natwe tuba tumukumbira nuko.
ni ukwihangana gahera mu kazi n'akanya gato wanye ukajya kwirebera mama wenyine ntabwo mbanga abana banjye niyo mpamvu muba mubona mfashe uyu mwanya ko none uradutunguye pe erega naho mba ndi bafite ikibazo cy'uko mubayeho uko mwitwara muri uyu mujyi n'uko mumeze neza papa twitwara neza Twiga neza cyane tari ku ishuri tukaba turi aha mu rugo tugateka tukarya bwira wireba hasi